Papa Sava. Mwebwe ntabwo mwari mwabyumva. Ezo twecariye amata. Akose Hatunge. Inzoga zikunywa. Inzoga zikunywa. Usarageza ni mugoro. Amabrangagera uyo. Hatunge. Ngo rero. Mama. Nibyo nari ndimo mbabwira. None so turagendanamo dute. Turagendana ko urageza ni mugoro. None ni rwataye. Nababwiraga nibyo nababwiraga rero tuza tuganire nababwiraga rero igikobwa kiraza kikagufata kikagukubakuba akagukunja akaguwinja ari kubwonko akagenda akabugira nk'akayunguruzo akakuvangavanga watekereza kandi ati wa utekereza kandi uti he washakira hirya ati he urumva umutima akagenda akawukunja akawugira nk'ishashi ku buryo ibintu byose utekereje usanga byabaye zero arahuhuka ajya mva igicucu none se ntabwo bari bagutuma ngo ujye gushaka nk'ibintu ku isoko ukabijyana ku waba w'umukobwa ntabwo birakubaho ese urwo ni urumamo akakuzengereza akakugira zezenge ku buryo ujyana n'ibyo waje kuri uwo mukobwa ariko hatumva njyane ibyo ndi kubabwira ni ibintu ufitiye agiye uwo mukobwa arakicwa na mwene pfundikiranje ntabyo naje umva reka mubwira umva mubwira hatumva none se barakubwira yuko nsaba Imana yagaruwe n'iki se nyine ubundi wa mugani wawe ayo makuru urayaza amakuru bazingo ni dusenga ni Imana itabara umva ukuntu byamugendekeye ntiyahakoraga akazi k'ubwarimu ntafite risasi uriya ubona kijebetse kuriya yifite risasi n'amanota atari makeya Imana yarize saba Imana yasoma yarize saba Imana none ubu ukuntu byagenze rero kigiye kwigisha rero kigezeyo ngo cyakunda umukobwa wakoraga kiratika babyita kumutikira aramutikira yamubona amahoro akabura yamubona aratwarwa wese umutima ugati yegera umusore bakoranaga aho ngaho ati kiriya gikobwa ku cyantwaye roho ururove ko rwabaye rurove nyirongoye ne ati nyirongoye ariko hatunywa gake ntawe usiganwa nawe ibintu hano burane njyewe natangiye kuzinywa nyiri mu nda ya mama nyoko zanyweshaga nyina yarangiza abantu bariyemera yashyiraga icupa mu kanwa nanjye mu nda abyohereza ibyo uvuga nibyo iyo umuntu utwita nk'inzoga bigera ku mwana ku buryo niba ari n'izangiza zimwangiza ariko ntizinyura mu kanwa kuriya zinyura mu cyo bita cordon ombilical kimwe bagenya n'iki ni umukondo n'ibyo nsaba Imana agize ati akunze umukobwa ariko akabura hazamuye agira gutya yegera umuntu bakoranaga nk'uko tuganira ati kiriya gikobwa ko nyikunda nyigereho kamarade babita ngo ni wakmete no wakamarade baba bakorana noneho ndaramubwira ati rero ngiye mfite umuntu wabijyamo uriya mukobwa kabuwawe mirere na mirere urumva ati mfite umuntu wabijyamo uriya mukobwa kabuwawe mirere na mirere undi ati ninde se ati reka ntabwo muvuga gutya gusa atari ku icyonzi cyo ni uko hari ikintu ugomba gutanga mfite umuntu waba igisubizo cy'ikibazo cyawe ati gute se ariwo mufuragero ufite amafaranga 1,000 kandi yahembaga irya ngahe iry'ibiri kandi abahakodesha anategamo yarakodesheje hafi ariko baryaga ku ishuri nibyo ku ishuri bararya none urumva ko amwesitaye ndaravuga ati ntatanga yose nkatanga n'iry'itatu mwembwirye kandi buriya yari afite ideni yakadekuveri uretse ibyo ntabwo nabikurikiranye nyine inkuru y'ukuntu we yageze ku kidomage umusore aramujyanye amujyanye
umupfumu ati ufite agafuragiro yagiye kumuraguriza Nsabimana nk'umuntu wize wo muri sansiye cyabuze ubwenge kuko kugeza igihe wari uri kuvuga ibintu byerekeranye no kukugira gutyo ukajya ngo komeza utwibwirire iyo nkuru urumva ageze ku muki reka cyangwa reka mwite umuganga mwite mwalimu amujyanye kwa mwalimu mwituvangira amujyanye kwa nde kwa mwalimu amugejeje mwalimu ati agafuragiro k'ibihumbi 100 uragafite ko guha abakuru undi ati ndagafite ati niba ugafite rambika hariya erega yarazamuye ngo amuhereza ntabwo bahereza kashe arakubwira ngo rambika urarambika arangije ati waya undi ati yego injira hariya mu cyumba mwereka nka hariya undi yinjira kuramo imyenda yose uzanire mayo wambaye agure imyenda yose uzane mayo ari imyanzuro bigoye kuyifata kuri ubu n'umugabo aragiye amuzaniye mayo yayikuyemo arangije uwo muganga mwarimu nyine uwo mupfumu agira gutya afata mayo ahuheramo utuntu ngo twudufuta amenye utwari two urangije aramubwira ati umukobwa muhuhereyemo hano ambara mayo yawe kuva uyu munsi ntuzongera gukuramo iyi mayo utarahura n'umukobwa ubwo ntiyayirenza uri kubyumva agiye gutwikira wakaraba yikarabane wajya guhinga yiyingane wigisha yambare uri gukosora mu rugo komusa ukaraba uyisubizamo tutarabonana n'umukobwa ntabwo ari ntabwo ari tumiti to have body to body ataramwinjira igitego namaze no kubyumva ubwo uzi kondisiyo y'iyo mayo ubwo ntiyaremerewe kurenga hano nyine wenda yamanuraga agiye kugira akarumvise baramubwiye ngo iyi mayo igiye kukubaho uretse wumve se kugira ngo tubigere wumva ko byagenze umuhambirwa mayo arayambaye mirere ategereza umukobwa ashwi noneho yamusuza umukobwa akamuhunga imbaraga se ziraza muri mayo iragenda ihindura ibara ihinduka igikoba neza inazuzuramo n'urongo ziramo inda zaramuriye wari uzi ko buri imbaraga se zishobora gutuma umuntu asara inda nizo zisaza inda zasaza amatike buriya uzi ko zishobora gutuma usara urasara mwana inda urasara urumva buriya habaho indwara bita typhus axanthimatique yes iriya iterwa n'amatike urumva ariko noneho hakazaho indi ikaze ubundi abahanga baravuga ngo tout ce qui facilite la purification du ukabugezemo diminue la résistance de l'homme urumva ariko ibyo byose byari biterwa n'icyo bita rickettsia proezeki byose ariko bikajyatewe n'icyo bita inda umva icyo avuze aravuze ngo ikintu cyose giha umwanya inda zikakwinjiramo icyuho gituma noneho umubiri wawe utakaza iki ubwirezi resistance de l'homme ariko akazamo icyo bitaro utakaza energy abarinda noneho umva ikindi avuze aryo uravuze ngo ni typhus axanthimatique hajemo akantu kameze nka turaduhuza twa uravuga tugufatwa osigmatique ntabwo ari mu isomo rya parazitology voila nibyo rero nashaka ayo ngayo ni mu bwoko bw'amaguru nibyo nashakaga kukubwira rero umutipe inda zaramuriye biba ngombwa arasezera ariyirukana harya tuba banje kutubwira cya kigabo ngo cyakunze umukobwa bigenda nabi babushatse kubabwira icyo gicucu cyabaye nka hari umusore wakunze umukobwa noneho baramushuka batisha nujya ubona uriya mukobwa kugira ngo azagukunda kwemera uzajya ukuramo imyenda yose ugenda umwiruka usare yambaye ubusa amwiruka hose
uretse tujyane mu mishito tutaragira uzanye fagitire tubanza tubari inkuru uzanye fagitire pardo babizeme kirasara nuko gisaza rero cyamubona kigakuramo imyenda kikamwirukaho tugujugu bigenda bipina sinyora no bakagifata bakagihondagura kibura munogo noneho kibonye bikiyobeye igihe inama yo kwiyahura kijyana muri Nyabarongo nasaba Imana no kuri saba Imana we uziko yaje gushiduka uzane fagitire yaje gushiduka wowe kaza uvuga ngo twongere umukobwa yasohoye ukore fagitire yizi azarongorana na wa muhungu wamujyanye ku mupfumu niko yasaze akazagaruka inari ku rukenyero rwendaga gutanyuka kubera kwisha arega nibyo mwavugaga nyine ubwo njyewe ngenda ninje kuvuga nyine nimbongere nzambaye ku zindi nyama ariko zikuba ibintu muba muri kuzana ahangaha turagumya tunywa inzoga turya n'ibintu muri gusigaho ibirungo byinshi cyane kandi murabizi buriya uko bagenda basigaho ibirungo byinshi ukarya warangiza ukinywera akantu kawe niko uzana indi ukazana n'ibinyenyanza ukazana amavuta umutima ukagira ute noneho ikintu kiba kigoye mwabagabo mwaburya iyo watangiye kuzana inda ubundi ubusanzwe ufite gahunda yawe ishoka yawe ireshyirya ibintu urabizi gabanuka vuga ngo itebere ugasigarana noneho akoseho kuri kundamara ku meza oya rashiraho uri mu naka wagira kakugira umururumba nibyo nakubwiraga none se ubwo nyine ikiganiro mugame muganire ubwo ngende ndishyuzane oya nta zindi nyama turyaye ibintu bijyanye n'inyama akagacupa nakubwiye ngo iki nyine ndishyuzane ndengeye kubera ko inyama mubwiye ko nta zindi muri bufate sinkubwiye ngo ugenda uzane fagitire y'ibibanza fagitire ko twanabarana fagitire twabarana byoroshye hanyuma sibibarika se reka tubarane twumve wowe yituruzanye ni yakanga ya gatandatu kangahe gatandatu uri kunywa cyo eshanu zabanje jenywa melange oya tuvanga nawe tuvanga uzawe ni ukuvuga ngo wazanye eshanu ni ukuvuga hato subiza aho nicaye ahangaha ngubu njyewe unyweye amacupa atanu ubu uraza kumenya n'izo wanyoye wituvanga hato wituvanga mubikurikirane njyewe se nyine mudukemurire ikibazo twe turi mu mwandikazi njyewe uko mbyumva ntabwo gatandatu kagezemo njyewe maze kunywa buretse inzoga ko zari wazimwe gabanya ibintu by'ubusambanga utaza kutwiba ariko ntukajye udusebya jya umenya ko wasohokanye n'abantu basiba nk'ahantu tuba twaje kunywera opena iko wapi twari twayize ku meza ugeze ugira ikibazo thank you very much you welcome and you indeed hanyuma nibyo twavugaga rero ko ururimi ruraza wowe urashaka kutubashya uzanye gatandatu urabizi genge papa sava natangire kumusoma ye mukoma hano turabona abakiriya kandi bimena tugiye ahandi mwahomba ndabeshye muco tugiye ahandi ni mwahomba banahomboka ariko mwasubira inyuma mu ntabwo mwahomba se mwabyi okay agatwahomba kasubira inyongo rifundeze ko ari ntabwo gatandatu ushaka tukara ni wahombye discipline aka kagiyemo iyi ni ya gatanu munzaniye maze kunywenye iyi ni ya gatanu bose mwabagabo muzamuri murangiza mugire ngo murazana mbabarire izi ni round eshatu ni ya gatatu mbaza ariko uraburana wewe wa mukobwa igihe twagiriye mu kabari urakize nagiye mu kabari nagiye mu kabari bigisha figurine urabizi figurine Monique c'est Thomas Monique là Ouvati Monique Cherwiz Rosser pas se trouver auprès du moment sur le pont non une grande maison papa ça va c'est la maison de la famille de Sema du pont il y a une grande maison Méronde et une petite sirop de papa ça va biriya nibyo mwize ariko muduha amafaranga no kugira ngo nasaba ko ibyo mwize bimarire iki ari nakandi Pierre Paul Jouo Barros la route à côté de muze la camionnette de uyu yasinze nk'imwongereza mukerekera inzoga hano wowe uyu muntu ntabwo twazanye wowe
we mucuruzi kameze nka nyama ya rwo twubahe noneho twubahe ameza tugiye mu bintu byo twubahe ameza twubahe ameza mubaha ameza mwubahe n'abantu babahaye serivisi wowe ubwo bitwara gake nakubwiye ngo nagiye mu kabari kera cyane nyine kujya mu karesa ntibishyuraga nyine mutwishyura wazanye amarawundi angahe nazanye rawundi 3 gatanyo ku mufuto ubu si ibintu byo turabishyira kuri fagitire umva wowe turi kumwe turimo turajyana wavuze kangahe uvuze kangahe ngiye mbafite tekinike yanjye mu kabari tekinike yo gutukana hano muriba twebwe twiba uzabaze twiba gutese nese ubu muri kuba rawundi 6 uzizanye njye ntabwo nakuze uzana rawundi rawundi 3 z'inyama ntabwo muziri mfite tekinike zanjye tugende gake mfite tekinike zanjye hano ni inyama hano ni inzoga uzana rawundi nzinga uzana rawundi nzinga urakoze cyane ugiye kubara sasa dore ku nyama inyama nizi kakakobwa nako gakonda uretse gatoya ibarire wabibonye rimwe wayibonye rimwe yego komeza nyine kabiri urabona ko inyama gatatu urabona ko inyama rwose biragwamo ariko mucoma nta kibazo ntabwo nabiba rwose ntabwo byose ni kimwe ntabwo mwibeshye mureke mutwishyure ubwo so natwe hano twiba nimba n'inyama bihuye tezevu urabona biri hamwe biringaniye so urabona uretse gatoya waruvuze ko uzana rawundi y'inzoga nzinga ipantaro uzana rawundi y'inyama nzinga ipantaro inyama ibumoso inzoga iburyo ibarire uretse ubara neza umukunjo umwe iyi ni inshuro imwe uwo ni umufungo w'udupeti tubiri banzaniye iyi ni rawundi ya mbere tubigendanemo uretse tubigendanemo ariko sinze ntabara uretse ngaho kazingiye ntabwo mbiba wakabonye iyi ni rawundi ya kabiri iyi ni rawundi ya kangahe ni ya kabiri turagendana turi kugendana tugiye kuri kangahe ya gatatu si byose iyo tugiyemo rawundi ya kangahe ya gatatu wayibonye wayibonye si rawundi ya kangahe ya kane ndetse 4 round ndetse ntabwo mwakibeshya no mu kubara njye ariko bibeshya akakobwa gafite imeze nk'inyama y'inyoni uretse twebwe nubwo tunywa twebwe turabara jewe buretse ndangize tekinike zanjye mwe mvuga ndabahonda ahubwo ndabajya kuva wanywa wigeze ujya kunyara hari n'izindi jewe ntabwo ushobora kujya kunyara ntaragera ku gapeti ka 5 ntarakamaramo wowe unyaye kangahe jewe agiye kunyara kabiri ariko nanyaisha uretse igitigi kubera ko atajya apfa kujya kunyara wowe uko wapfundura reka tubereye abikurikirana kuko hari umupfundikizo ntawucomeka muri umwe mu mifuka yawe kuko nari mbizi ko utajya kunyara ngo ukoremo nkorera muri umwe mu mifuka yawe unkuriremo imifuniko irimo nidusanga idahuye n'imikunjo nakunje y'ipantaro turishyura 5. papa sava twishyura mwishyura tumubonye urabara udahomba wowe nkunda mugayo tubereke ko turi inyangamugayo urinywana nanjye ndisakanisha akazi hose unitoze aragira umuntu ukwirukansa shaka aba bantu urabona ko bafite iki ibintu muri abajura ano gakobwa ni keza we gafite mu nda heza nabyo se turabyishyura nabyo turabyishyura yebare oya ariko ko watse gusinda wowe uyu ni umwe yego kurikira iyi ni ibiri itonde sigirayo iyi ni ingahe iyi ni ibiri iyi ni 3 iyi ni 4 papa sava umva bataragira icyo barenza papa sava fofo rwose reka nkubwize uko oya nibishyure urajya wamuretse na papa sava n'umuzi niwe hari manager atuma mubwira papa sava ndi twatunze mwana we nyoka aho mbiboneye umva icyo yunguye abasaba yewe nagiye no kubasaba akantu kamwe ngo muzambabarire ntimwongere kungura banza ugaturire rero inshuti yaje nagiye kuvuga ngo ntimuzongere kungura kubera iki papa sava ubwo nyine se gereza ngo kwishyura dore kamwe kari mugoroba byo kamwe ari yari gori ntambuka ngende uri kuvanga inzoga n'igisebe
ntabwo tangiye gusinda ngende Ariko hatungi wameze nibuka irinde papa sava byose nari nsembuwe n'aba bantu babeshya soko nsanzwe zibara umuhanga zara andika fagitire papa sava umuntu kuri mutubare ntabwo ibi bisanzwe pe ni ukuri kw'Imana kandi papa sava nimubwire boss papa sava sibyo nimubwire boss kibona ari cyiza kikagira ngo mujye mumubwira ko ubwiza atari inyuma gusa n'umutima urakonda muratubabarira imico myiza igakonda ubundi nimwe mubica mu mutwe mubabwira ngo ni beza je n'umukora fagitire ari nawe wari kumusomagura kai muratubabarira muratubabarira genda nta kibazo urumva hejuru wa kicucu ko waratse gusinda urageza ryari urumva mbafashe ririya banga uri mubi ririya banga bisaba iki ubuzima bwacu ibi rero nibyo bita kunywa ubara papa sava ndaguciduka uteretse hasi udasomye